Shalom shalom nshuti mudukurikirana umunsi ku wundi kuri Kiana TV show ndetse no kuri Good Face, turabashuhuje. Amazina yanjye rero ni Gihe Murenzi, akaba ari mugiye kubana ngiye ugiye kwagezaho ijambo ry'Imana. Ariko mbere yuko ndibagezaho nagira ngo mbabwire mujye mukora subscribe, musharinge ndetse mwandike comment kugira ngo ibyo tuba twakoze ndabitabashimishije mushobore kudukosora. Murakoze rero katutangije ijambo ryacu, ariko tugiye gutangira n'isengesho. Data mu izina rya Yesu turagushimye, turagwimbaje kuri Imana nziza, tugushimiye neza yawe, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye kurinda kwawe gukomeye. Wowe Siyoni twabyutse biremera, ryo nishimwe rikomeye. N'abadukurikirana nuko mwami mwiza muri aka kanya badukurikirana batureba nuko babyutse bikemera. Data mwiza, ishimwe n'icyo kugarukiye kuri wowe ukwiye. Ngiye kugeza ku bwoko bwawe ijambo, ndakwingize ngo umanuke ubane nanjye. Ijambo ryose rero rituruka mu kanwa kanjye mvuge mbwirijwe nawe. Mwuka yarazangazeho cyane. Urakoze kuri Imana yumva, ni mu izina rya Yesu, amen. Bakundwa rero, uyu munsi najya ngo tuganire ku ijambo ry'Imana riboneka muri Luka igice cya 19 umurongo wa mbere. Umutwe uravuga ngo ibya Zakayo. Haleluya. Iyo nkunda kubwiriza ku ijambo ry'Imana, ariko kenshi ngira ngo ijambo ry'Imana tubwiriza muri ubu buzima mujye turigereranya n'ubuzima bwacu tubayemo bwa buri munsi. Haleluya. Uyu Zakayo rero yari umukoresha w'ikoro, reka tuhasome muhumve, hanyuma turaza kwasobanura. Yesu agera i Yeriko arahanyura, nuko hariho umuntu witwaga Zakayo. Yari umukoresha w'ikoro mukuru kandi yari umutunzi. Haleluya. Ashaka kureba Yesu ngo amenye uko asa. Uyu mugabo yari umutunzi, yari umukoresha w'ikoro, yari umuntu ukomeye mu bigaragara, ariko wakwibaza muri cyatumaga ajya kureba Yesu. Ni ukuvuga ngo muri ubu buzima bwacu tubamo buri munsi ushobora kuba umerewe neza, ufite amafaranga, umeze neza, ariko ubura Yesu. Haleluya. Yesu niwe ugeza mu buzima bwawe akuzuza ibitari byuzuye. Haleluya. Ushobora kuba ufite amafaranga, ufite byose pe, ntacyo ubaye, ariko urabura umugabo bitwa Yesu, umugabo utanga amahoro, umugabo uhindura ubuzima. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Burya reka mbabwire bene data, ntago amafaranga ari byose. Hari ikintu amafaranga ataguha, ntiyaguha ubuzima. Haleluya. Ubuzima mvuga ni ubugingo, kubaho kwiteka. Haleluya. Amafaranga aradutunga yego, nibyo, ariko hari ikintu ataguha. Uyu munsi aricyo nje kubwira rero, ngira ngo nawe ngushishikarize gushaka Yesu. Uyu mugabo yuriye igiti, uyu mugabo arashishikara, kandi uyu mugabo yari afite byose. Ntabwo yigeze avuga ati mfite byose, reka niturize nimerere neza n'uburi nta kintu ngura. Kureba Yesu mu maso se muratekereza ko byamumariraga iki? Byari kumumarira iki? Ariko yari yahishuriwe. Haleluya. Yaravuze ati ngiriwe ubuntu, uwaremye isi n'ijuru anyuze hano, ngiriwe ubuntu utanga amahoro anyuze hano, ngiriwe ubuntu uhindura ubuzima anyuze hano. Zakayo yurira igiti. Abamubonaga baribazaga batari uyu mugabo arashaka iki? Nicyo ashaka kuri Yesu. Abamubonaga ikindi nababwira, bamubonagamo umwambuzi n'umuhemu n'umuntu ukora ibintu bibi, ariko Imana siko yamubonaga. Hari igihe tubonera abantu mu ndorerwamo y'ibyo barimo. Haleluya. Y'ubuzima barimo, y'imyitwarire yabo, ariko atari ko Imana ibibona wa muntu. Yesu ashimwe cyane. Abantu bari aho ngaho babyigana bose bamubonaga nk'umwambuzi, bibaza atari ko uyu mwambuzi arashaka iki? Niyo gituma areba Yesu, arashaka iki ku mwana w'Imana? Haleluya. Hari igihe twibaza yuko Yesu yazanywe n'abamerewe neza, nyamara Yesu yaje gukiza abo ngabo bamerewe nabi, abo barushye, abo baremerewe, abo bafite ubuhemu mu mitima yabo, abo bafite ubujura mu mitima yabo, abo ibyaha byabase. Haleluya. Nicyo cyazanye Yesu. Ushobora kuba uri pasiteri unkurikirana muri aka kanya, uri umukozi w'Imana, uri umuvugabutumwa, ariko nyamara umujura yaza akavuga ngo umujura yaje mu cacu yanjye. Waretse akaza kumva ijambo ko ryamuhindura. Umusambanyi buriya ko yaje gukora iki mu cacu, mugatangira kujyaginga. Nyamara uwo musambanyi yahinduka, nyamara uwo mujura yahinduka, nyamara uwo mwicanyi yahinduka. Kuko Yesu iyo yageze mu buzima bw'umuntu byose bihinduka bishya. Haleluya. Reka dukomeze tuhasome. Haleluya. Ngo ashaka kureba Yesu ngo amenye uko asa, ariko ntiyabibasha kuko abantu bari benshi kandi yari mugufi. Arirukanka ajya imbere yurira umuvumu ngo amurebe kuko
yari agiye kunyuraho. Haleluya. Haravuga ati ntacyo, njyewe byo kuvuga ngo ndamukora mu ntoki simbishaka, icyo nshaka ni ukurira igiti nkamubona gusa. Njyewe nimureba ndakira, nimureba ubwambuzi buramvaho, nimureba ibintu byose byanshyiraga kuri abaturage nkuriye hano biramvaho. Uyu mugabo yari yaragoje abantu, bigaragara ko ashobora kuba yarabasoreshaga n'amafaranga menshi murengera. Haleluya. Bigaragara ko nawe yari yarabonye ko yabaye ikizira mu baturage, ariko arangira avuga ati jyewe ndurira igiti, icyo nyene si ukumukoraho nk'abandi bose, ariko ndurira igiti jyewe gusa, bizibura murebe mu maso. Haleluya. Ndagira ngo ubwire kugira ngo nawe aho wari uri muri iyo comfort zone, muri ubwo bukire bwawe, umenye ngo hari umuntu utarabona. Ndagira ngo wurire igiti nawe muri aka kanya, ubone Yesu mu maso, urebe ko wahindurirwa ubuzima, urebe ko icyo gisebo cyakuvaho, urebe ko nawe wagirana relation n'abantu muturanye, wagirana ubumwe n'abaturanyi bawe, abantu bakubona nk'umuntu aho kugira ngo bakone nk'umwambuzi, nk'igikoko, nk'umujura, nk'umwicanyi. Haracyariho ibyiringiro, ntabwo igihe cyari cyagenda. Ushobora kwihana ugahindukira ugashaka Yesu Kristo, bigishoboka ko abonwa. Haleluya. Biragaragara ko wagezeyo, biragaragara ko ufite amafaranga rwose, biragaragara ko wubatse muri uyu mujyi wa Kigali ufite inzu, biragaragara ko ufite imodoka yo kugendamo, biragaragara ko umeze neza. Haleluya. Ariko nakugira inama yo kubyigana nawe, ukagira igiti wurira, ugashaka mu maso h'Imana, ugashaka Imana bigishoboka kwibonwa. Katuzamurira Imana yacu icyubahiro niyo mvu ibyo mvuga. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Uyu mugabo akimara kurira igiti, ijambo ry'Imana rirambwira iki? Ijambo ry'Imana avuga ngo yarararamye ngo areba hejuru Yesu. Mu yandi magambo, umwana w'Imana yumvise ko hari umuntu ufite inyota, hari umuntu ufite inyota yo gukira, hari umuntu ufite inyota yo guhinduka, hari umuntu ufite inyota yo kuba icyaremwe gishya. Haleluya. Harangije njya mu mutima aribwira ati abanzanye noneho ndimo numva imirindi yabiri ahantu hafi. Agira atya araramye abona umugabo yuriye igiti. Yesu ashimwe cyane. Umugabo abandi babonaga ko ari umunyabyaha, umugabo abandi babonaga ko ari nk'igicibwa, umugabo wari warabayogoje, abasoresha menshi, abiba. Ntabwo wabonaga impamvu yuriye igiti, ariko yarananiwe, yararushye, yararemerewe. Wampa nawe ukabyumva, ukumva yuko ukeneye umwami utanga amahoro. Yego ufite byose, yego ufite izo nzu, yego ufite izo modoka, yego ufite amashuri, yego ugeze ahantu ubona ko rwose wagezeyo, ariko hari ikikenewe mu buzima bwawe kugira ngo ubuzima bwawe bube bwuzuye neza. Ukeneye Yesu. Uyu mugabo iyo yageze mu buzima bwawe, ubuzima bwawe burahinduka. Njye nkunda kubwira abantu ngo umuntu ufite Yesu yagutungura. Haleluya. Ushobora kuba urara ubusa ubu ngubu, ejo bakabona uhindutse umuherwe. Koko wemeye umugabo usumba abandi bagabo, wemeye umugabo utanga ubuzima, wemeye umugabo ushobora guhindurira amateka. Uwo mugabo nta wundi. Wamuka byumva, ugafata icyemezo gikomeye, ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, kaguhindurira amateka burundu. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ngo Yesu ahageze arararama, aramubwira ati Zakayo, ururuka vuba, ururuka vuba, manuka, icyo washakaga urakibonye, manuka, umuhate wawe si ubusa, manuka, uyu munsi ndarari wawe. Nje kubabwira ngo uko Yesu abona, ntabwo abona nk'uko abantu babona. Abantu babonaga Zakayo ko ari umuhemu, abantu bamubonaga ko ari umujura, abantu bamubonaga ko ari akahebwe, abantu bamubonaga ko nta cyamuvamo, ariko Yesu we yamubonaga nk'umuntu ugiye gusubiza ba nyirabyo ibyo banyaze, nk'umuntu ugiye kongera kuba icyaremwe gishya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ntabona nk'abantu, Yesu abona nk'Imana. Haleluya. Ndagira ngo ubwire uwo nguwo ubona w'umuturanyi ukavuga uti uyu nguyu ntiyahinduka, nyamara yahuye na Yesu byashoboka. Yahuye na Yesu yawe icyaremwe gishya, yahuye na Yesu yawe umuntu muzima. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Nawe unyumva ushobora kuvuga ngo yenda ibyo nakoze ni byinshi, ndabona Imana itambabarira, ndabona, ariko ndashaka kubwira ngo Yesu ni umutunzi w'imbabazi.
Hallelujah. He is a prince of peace. Ni umwami w'amahoro. Hallelujah. Niwe wenyine wagera iwawe akaguhindura icyaremwe gishya. Hallelujah. Wikihaba rero, wikuka umutima, witekereza ngo ibyo nakoze ndumva nta wambabarira. Abana b'abantu ntibareka kukubabarira, ariko Imana yakubabarira. Hallelujah. Wikwishyiraho bagushyize ngo wumve ko waherayo. Niba uri umujura, ubwo bujura bwawe bwarangira ukaba umwana mwiza, ikaritsiye utuyemo bakakubona nk'icyaremwe gishya. Niba uri umusambanyi, ushobora kuza kwa Yesu, ubwo busambanyi bukarangira ukavamo umukobwa wa Yesu mwiza. Hallelujah. Reka mbabwire, nta kimana itagukiza n'ubwo waba uri umwicanyi. Imana ihora iteze amaboko. Yesu ashimwe cyane. Kandi buriya tumaze guhinduka tukaba abantu bazima, tukajya muri sosiyete, haleluya, sosiyete natwe twayihindura. Kuko iyo tuboneka, niba hari umujura ukagaragaza muri karitsiye ko wahindutse, ukagaragaza ko wakiriye Yesu, Yesu agahindura ubuzima bwawe, abantu bakagutinyuka, abatasangiraga nawe mugasangira. Haleluya. Ubwo rwonyine ni ubutumwa bwivugira. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ngo yururuka vuba amwakira anezerewe. Abantu bose babibonye barabyivovotera bati, dorere agiye gucumbika ku munyabyaha. Uwo mubona ko ari umunyabyaha, Imana siko yamubonaga. Imana yabonaga yuko agiye guhinduka. Imana yabonaga ko uwo munyabyaha ari we watumye Yesu aza. Ntabwo tubwiriza ubutumwa ku bakiranutsi gusa, oya, dukeneye kubwiriza ubutumwa no ku banyabyaha, kuko nibo babukeneye, nibo bakeneye guhinduka. Yesu ashimwe cyane. Reka tuzamure Imana yacu icyubahiro. Imana yacu niyo gushimwa. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Barabyivovoteye, barangije bavugira amatamatama, baravuga batari ko uyu mwana w'Imana ugiye kurara ku munyabyaha, kandi yenda duhari twebwe turabakiranutsi, ubu ngo babitewe n'iki? Ariko reka mbabwire, Imana ntabwo ireba nkatwe. Twebwe tubona nk'abantu, Imana ikabona nk'Imana. Twebwe twabona ko ari umunyabyaha kuko yaranatwibye koko, yadusoresheje menshi, ariko Imana iravuga ngo uriya niwe nshaka kugira ngo yihane, kugira ngo ahindukire, kugira ngo abe icyaremwe gishya. Biransaba kurara iwe, biransaba kujya iwe, nkarara iwe, tukaganira, kandi nkava akize. Haleluya. Iyo Yesu Kristo yajeho, ntabwo yahava ukirwaye, ntabwo yahava ukiri umujura, ntabwo yahava ukiri umusambanyi, ntabwo yahava ukiri mubi. Tuzamure Imana yacu icyubahiro n'umunyuma. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Uranyumva uri umujura aho uri, uranyumva warayogoje mu karitsiye, uranyumva ukora ibyangwa n'amaso y'Imana, ngwino kwa Yesu. Yesu arakuruhura, Yesu araguhindura amateka, Yesu aragukiza. Haleluya. Ukeneye umucyo, ngwino kwa Yesu. Iyo turi mu byaha, turi mu byangwa n'amaso y'Imana, tuba turi mu mwijima, ntabwo tuba tubona. Ariko iyo Yesu yamaze kuza, umucyo wagutashyeho. Katuzamure Imana yacu icyubahiro. Haleluya. Maze Zakayo arahaguruka abwira umwami Yesu, haleluya, abwira umwami Yesu ati, dore databuja, umugabane wa kabiri w'ibintu byanjye ndawuha abakene. Murumva ukuntu Yesu Kristo yatumye Zakayo ahinduka. Akimara kujya kwa Zakayo, akimara kuvuga ati ndarara iwawe, Zakayo yafashe icyemezo gikomeye. Aravuga ati si nibyo gusa, kubera ko waraye iwanjye, kubera ko wampinduye, njyewe ibyo ntunze byose, nubwo ndi umukire, ndabiha bano bakene. Ndagira ngo wibutse ko cyatumye aba umukire hari ibyo yibaga no muri abo bitwa ko ari abakene, ariko kuko Yesu Kristo yaje mu buzima bwe, yashubije ibintu byose yari yarabambuye. Haleluya. Katuzamure Imana yacu icyubahiro. Haleluya. Ngo kandi umuntu wese nambuye ndabimuriha kane. Umva ukuntu Yesu ari mwiza. Ndabimuriha kane. Ntabwo ndi bimusubize bisanzwe, oya, ndanongeraho indishyi y'akababaro. Murumva umumaro
wo guhura na Yesu. Murumva umumaro wo kwemera Yesu kuza mu buzima bwawe. Haleluya. Aravuga ati jyewe ibyo abaturage bakubwiye nibyo. Haleluya. Ndi umunyabyaha ndabyemera, ariko ndemera no guhinduka, ndemera no kuba icyaremwe gishya. Haleluya. Ndakwifuriza kugira ngo uhinduke uyu mugoroba, ndakwifuriza kugira ngo ube icyaremwe gishya, ndakwifuriza kugira ngo ubyigane kurira, kugira ngo urebe ko wabona mu maso y'Imana. Haleluya. Wa wundi bitaga umunyabyaha, wa wundi bitaga ko atahinduka, niwe wahindutse arangije aranabishyura. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu aramubwira ati uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu. Uyu munsi koko naraye iwawe gusa, agakiza kaje hano, gukiranuka kuraje. Ntuzongera kuguma uko wari uri, ntuzongera kwitwa umuhemu, izina rirahindutse. Uwari umuhemu ahinduka umukiranutsi, ahinduka umuntu muzima. Haleluya. Haracyariho ibyiringiro mwene data, wikwiheba, wikwiheba, hano uhindukire, ngwino kwa Yesu. Yesu aguha ubuzima, Yesu aguha amahoro. Yesu, haleluya, ajya ashyiraho inzira zitari ziri. Uyu Zakayo ntabwo yari azi ko yabona ikintu kimuhuza n'abo baturage bakongera kumwiyumvamo. Ikindi cya kabiri, ntabwo yari azi uko yabikora, ariko amaze guhura na Yesu, umutima we wenyine umwemeza ko agomba guhinduka, umwemeza ko agomba kwishyura ibyo yatwaye, umwemeza ko agomba. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Njye nkunda kubabwira ngo ubuzima, aba bantu dusoma muri Bible, ubuzima babayemo n'ibyo baciyemo bijye bidushushanyiriza ibyacu bya buri munsi tunyuramo buri munsi. Ushobora kuba unyumva nawe umeze nka Zakayo, warayogoje abaturage, umeze nka Zakayo, waribye, umeze nka Zakayo, uri umujura, ariko ukavuga ngo se byashoboka bite? Haracyari ibyiringiro, ngwino kwa Yesu. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ngo Yesu aramubwira ati uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu, kuko nawe uri umwana wa Aburahamu. Muyandi mugabo, nawe uri umwana w'isezerano, uri umwana. Haleluya. Hari igihe tuba turi urugero, reka mbabwira, ushobora kuba uri umwana w'umutambyi none, ukaba uri umwana papa wari pasiteri, papa wari apotire, ukagenda ukajya mu kazi, ukijandika, ugakora ibyo byose, ariko wibuke hari ahantu waturutse. Iso yari umukiranutsi, sokuru yari umukiranutsi, ariko wowe wagenda ugahura. Ndashaka kubabwira, nkunda kubwira abantu, ushobora kuba uri umukozi w'Imana, twe tubyara abana. Haleluya. Turabyara, ariko ushobora kubyara umwana agahinduka umujura, agahinduka, ntabwo ari wowe wamutumye, nagira ngo ubyumve. Yageze muri iyi si iramuhindura. Zakayo ntabwo ariko yari yaravutse, ntabwo yavutse ari umuhemu. Haleluya. Ariko yageze mu isi, arakora, arahinduka, nyine agendana n'ibyisi, ariko amaze kubona Yesu arahinduka, umucyo utahiwe. Haleluya. Imana iramwitegereza ati wowe wa mwana we. Haleluya. Uyu munsi agakiza gatashye iwawe. Uyu munsi birahindutse, ntuzongera kuba wa wundi, ntuzongera kwitwa umuhemu. Haleluya. Yesu ashimwe. Iyo Yesu yakwemeye kwemeza n'abantu, kaduhereza Imana yacu icyubahiro. Ngo kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Mu yandi magambo, Yesu nk'ubwira abangaba bavuga ati agiye kuvugana n'umujura, yavuze ati ntabwo twebwe twazanywe, twazanywe no gushaka abazimiye. Nicyo cyatuzanye, twaje gukorera abana. Yesu ashimwe cyane. Umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Reka mbabwire, Zakayo amaze guhura na Yesu yarakize, yarakize mu buzima bwe. Haleluya. Mu buzima bwe yararwaye, kuko urumva kubaho abantu bose babona ko ibyo utunze byose bagushunira n'inzara, bavuga ati nubwo abitunze nubwo yakize, ni twebwe yabyibye. Haleluya. Ariko noneho amaze guhura n'umwami Yesu, kuko umwami Yesu aramaze kuvuga ati mubanzanye na Zakayo arimo, nubwo yuri igiti ndabona ko yabuze uko. Reka ibyo rero byose, ndibaza ko mu bantu bose bari hariya yarebye Zakayo akabona ko ari umukeneye by'ukuri. Haleluya. Rero Yesu yazanywe no gukiza abarwayi, Yesu yazanywe no guhindura abatamerewe neza. Natwe twatekerenge mu cyazo, natwe tuvuga ko turi abakozi b'Imana, tugomba gukorera Imana tutarebeye ko umuntu ari umukiranutsi gusa. Oya,
urwaye niwe ukeneye kuvurwa. Ubutumwa tububwira abagomba kububwirwa. Haleluya. Ntabwo wabwira umukiranutsi ngo va mu byaha kandi akiranutse. Umunyabyaha niwe ukeneye kumva iryo jambo. Yesu ashimwe cyane. Ijambo ry'Imana rimbafitiye n'iryo ngiryo. Imana ibaha umugisha. Icyo nababwira nuko Imana itabona uko abantu bareba. Haleluya. Kandi tureke kujya ducira imanza bene data. Uwo nguwo ucira imanza ejo wasanga ariwe winjiye ijuru, ugasanga ahubwo wowe wari uzi ko uri umukiranutsi ntunaryinje. Bivuze iki? Bivuze ngo nimureke dusange bene data aho bari, bakeneye kumva ijambo turibagezeho, kandi nawe urimo kutwumva, wowe urimo kutwumva ukaba uvuga uti ndabona ubuzima bwanjye ari akahebwe, ndabona Imana itambabarira, ibyo nakoze ni byinshi. Ndashaka kubwira ngo niwe Imana ishaka. Irashaka ko wihana ugahindukira, ubundi ugahabwa agakiza n'Imana, agakiza kagataha iwawe. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ushobora kwibaza ngo kwakira Yesu se ngo bamwakira bate? Subiraho ngo mwami Yesu, haleluya, ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Unyandikure mu gitabo cy'urupfu, unyandike mu cy'ubugingo, none n'iteka ryose. Nurangiza wihane, uvuga ngo Satani n'imihango yawe yose, haleluya, kuva uyu munsi sinkiri uwawe, kuva uyu munsi nzongera gukorera, kuva uyu munsi nakiriye Yesu n'ibyanjye byose n'umuryango wanjye wose. Nimara kwatura, upfukame hasi usenga Imana. Haleluya. Wegere umushumba ukwegereye agusengere, wegere itorero rikwegereye usenge. Imana iragusanga kandi irakuruhura. Shalom shalom. Amahoro y'Imana baganzeho. Reka dusenge. Data mu izina ry'Yesu, ndagushimye ndaguhimbaje mwami yuko ijambo wanyujijemo ndiyeje ku bwoko bwawe ko warimbwiye. Data mwiza, ndakwingize muri aka kanya, wadukurikirana data mwiza agukeneye. Ndasenze ngo ijambo ryawe riyinguranya nk'inkota rimumanukire mu mutima, afata icyemezo muri aka kanya kwakire. Sengeye abarwayi badukurikira bari kwa muganga, ikiganza cyawe gikiza nikibakoreho mu izina rya Yesu Kristo. Basengeye umugisha abantu bose bankurikirana, abashomeye mbasengeye akazi. Uhora wa Isiyoni, ufite icyo kwifuzaho cyose, pfumbatura igipfunsi cyawe waze kwifuza ku mutima we. Urakoze kuri Imana yumva, urakoze kubyumvise kandi ubikoze mu izina rya Yesu Kristo. Senze nizeye, amen amen. Shalom shalom.